Ibihe byiza mwese mukurikira Gatatu 5 ndabashimiye cyane. Nizere ko muri amahoro aho muri hose mu mpande zitandukanye z'isi ndetse no mu Rwanda muri rusange. Ndavuga mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, irengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali rwagati. Nizere ko muguwe neza cyane kandi naho bitari kugenda neza namwe nimukomere kubera ko ubuzima niko bugenda. Ubuzima bari up and down, urazamuka ukamanuka, uragenda hanyerera, ariko bisaba gutwaza kandi ugatwaza gitwari. Uyu munsi rero Minisiteri y'Uburezi ndetse na NESA, ndavuga ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini ndetse n'ubugenzuzi bw'amashuri, batangaje amanota y'ibizamini bya leta umwaka wa 2025-2026. Ni umuhango wabereye ku murongo wa YouTube wa Mineduc ndetse na NESA ku isaha ya saa 8, aho hatangiye haganirwa uburyo ibizamini bikosorwa, uburyo inzira bifata kugira ngo ikizamini gikosorwe, all steps kugira ngo amanota aboneke. Basobanuye ko ikizamini kidakosorwa n'umuntu umwe mu rwego rwo kugira ngo hatabaho kwibeshya, hatabaho kwibeshya cyangwa se kuriganya umuntu amanota, ahubwo binyura mu maboko y'abantu atandukanye kugira ngo bibe bifite umucyo. Nizere kandi ko muri hose muri kwirinda ibyuma, muri kwirinda inzoga zitemewe, muri kunywa amazi, mukikora siporo, mukarya imbuto, mukirinda ibintu byose byakangiza amagara yanyu. Reka twinyaruke turebe ibizami by'amashuri abanza byatangiye ku itariki 7 z'ukwa karindwi birangira ku 9 hari ndumva. Noneho iby'amashuri yisumbuye byatangiye ku itariki 15 birangira 22 ndumva ariko byari bimeze. Ibizami by'amashuri abanza abakandida bakoze bari 22,277,593 abo nibo bakoze. Muri abo bakoze rero abakobwa batsinze ku gipimo cya 87.1, abahungu batsinda ku gipimo cya 89 n'ibice 59. Urumva ko ni ibintu bishimishije cyane. Ikindi mu mashuri yisumbuye, navuga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye secondary O level, 149,550 nibo biyandikishije. Noneho muri abo biyandikishije hatsinze ku kigero cya 85.7%. Muri abo ngabo 85.7% harimo abahungu 89.8%, hakabamo abakobwa 82.33%. Ikindi cyagarutsweho ni uko mu mwaka wa 2024-2025 abanyeshuri b'amashuri abanza batsinze ku gipimo cya 55.6%, ariko ubu ngubu mu mwaka 2025-2026 hazamutseho ijanisha rimeze neza, bihita bigera kuri 88.21%. Urumva ko harimo ikinyuranyo cyiza kandi hanishimiye ko nibura hariho impinduka. Buriya iyo hariho progress, bigaragara ko umuntu yavuye ku gipimo kimwe ajya ku kindi, aba ari ibintu byiza cyane. Ikindi ni uko muri abo banyeshuri bose bakoze, ikigaragara cyo ni uko uyu mwaka byagenze neza ugereranije n'umwaka washize. Bikiriho cyo ni uko za gahunda zose nagiye mbabwira, za remediyo, kwa kwita ku gihe, kwa kubahiriza igihe, kwa gukoresha imbaraga n'umutima, byose byagize umusaruro. Igisiga noneho ni ukuzegera abanyeshuri batsinze, twabaza ngo ariko koko za gahunda zose twagiye tubona, za remediyo, bwa buryo bwose babashishikarizaga, byose twaganiye ahangaha, byagize umusaruro. Ubundi tumenye ngo kugira ngo umwana atsinde bisaba iki, imbaraga wakoresha n'izi ngizi kugira ngo uburezi bukomeze bugende neza cyane. Muri uyu muhango hagaragaye n'abanyeshuri batsinze cyangwa se bahize abandi.
muri primaire wahize abandi ni Rwego Mutijima Bruno Riki watsinze ku gipimo cya 89.6%. Akaba ari umuhungu wabikoze neza cyane, akaba rwose yarabitsinze neza cyane. Muri segonderi ni uwitwa Isimbi yatsinze ku gipimo cya 98.7%, nawe rwose abigenza neza cyane. Urumva ko abana kabisa. Nsoza iyi breaking news nuko minisitiri ndavuga minisitiri w'uburezi uwo n'uwo twita umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi madamu Claudette Irere yagize ati ubwo amashuri atangiye tugomba kuzirikana ibingibi, tugomba kuzirikana isuku aho abanyeshuri barira, isuku aho barara, ubwo niba abandi babiga baba mu kigo. Ikindi noneho n'amashuri akwiye kuba ari ahantu hazira icyitwa alukoro ndetse n'ibindi bisindisha byose. Ikindi noneho yibukije abitabiriye umuhango nuko hatakwiye kuzagaragara ikintu cyitwa urugomo mu kigo cy'ishuri. Hazagaragara urugomo yaba ari hagati y'abana n'umwana n'undi, yaba ari hagati y'umwarimu n'umunyeshuri, ni zero tolerance. Ibyo byose nibigira ngo nibura ireme ry'uburezi rikomeze ritere imbere. Ikindi yibukije abitabiriye umuhango yuko Minema yagaragaje ko muri iki gihe tugiye kujyamo hazagwa imvura iteye ubwoba, hazagwa imvura idasanzwe, bityo abagize bahura n'uburezi bakwiye kujya kureba amashuri, niba amashuri ameze neza, niba inzira z'amazi anyuramo, niba ibikorwa mbese remezo byo ku ishuri bimeze neza kugira ngo hazirindwe agisida. Ibyo byose ni ibyo kugira ngo abana bige bafite ubuzima buzima. Munyemere bashimire kandi mukomeze mugubwe neza. Abatsinze congratulation, aho bitagenze neza namwe ndagira ngo mbabwire ngo mwihangane kandi buriya ubutaha bizakunda, mupfa kudacika intege. Kandi nibyo nabwiraga ngo niba umwana yatsinzwe akagira amanota adahura n'ibipimo byashyizweho, iyo asubiyeyo ni igihe cyo kumwumva, ukamutega amatwi, ukamubwira ngo tuhaje humura bizakunda, ukamubwira ngo wicike intege, kubera ko buriya iyo utamubwiye ngo ntacike intege bituma yiheba, akumva kwiga ntacyo bivuze. Ariko abatsinze mukomerezaho, abagize nabo amanota adahagije namwe mukomere kandi ubutaha bizakunda. Buriya iyo intsinzwi ije uricara kuvuga ngo ariko byagenze bite kugira ngo aya ngaya aboneke, nari gukora nte ubundi ubutaha ukagira gute, ukiminjiramo agafu, birakunda neza cyane. Ikindi aho muzasubira kwiga bazabatera imbaraga, kubera ko buriya hari impamvu nyinshi ziba zatumye umuntu agira amanota runaka, abe menshi cyangwa se abe makeya. Buri wese buriya mwegeye ukaguha experience byagufasha kurushaho kumenya uko ubigenza. Munyemerere bashimire, mukomeze mugubwe neza, mwubahe Imana, ibindi byose birashoboka cyane.